nuko igihe twagendaga tuganira numva ambwiye ukuntu agira ubwoba, ambwira ukuntu yumva mu mutima we afite ubwoba bigatuma adakora ikintu cyose nk'uko gikwiriye. Rimwe na rimwe yumvaga n'amashuri adashaka no kuyiga, akumva yahora yicaye wenyine, akumva mu mutima waremerewe, akumva yuko byose nta na kimwe ashoboye. Bituma atinda gusoza amashuri, bituma atinda kuganira n'inshuti ze, bituma atinda mu bintu byose yagomba kuba afite. Ariko igihe nari kumwe nawe namusomeye amagambo aboneka mu gitabo muri Yesaya igice cya 41 umurongo wa 10 hatubwira ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukibe kuko ndi Imana yawe, nzajya ngukomeza ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kwanjye kw'iburyo ariko gukiranuka kwanjye. Uyu muhungu nkimara kumubwira amagambo namusobanuriye ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntabwo ari njye uri kumwe nawe ahubwo ni Imana iri kumwe nawe. Ntukibe ko ari Imana ikomeye kandi ishobora gufasha mu byo ukora byose, kandi ukumva ufite imbaraga ziturutse n'aho utazi, kuko ni Imana yagufite mu biganza byayo. Uwiteka ari kumwe nawe, ntabwo yifuza yuko usitara, ari kumwe nawe agufasha ukuboko kwawe kw'iburyo. Ntukigere wumva yuko uri wenyine, Imana iri kumwe nawe izagushoboza byose. Hano byinshi uzakora uri kumva udashoboye nawe, kubera yuko Imana iri kumwe nawe. Ntukumve yuko ntacyo washobora, wabishobora. kandi niba umuntu yavuga ngo ntacyo ushoboye, kuko ntabwo umuntu yakuremye ahubwo Imana yakuremye. Niyo izi umugambi wawe, niyo izi plan yawe, niyo uzi ukuntu yakuremye, kandi niyo izi ukuntu uzakura, na niyo izi imigenzereze yawe buri munsi, ari uyu munsi ndetse n'ejo hazakurikira. Nizi ibyiringiro byawe by'uyu munsi, ni gutera ibyishimo, ni gutera gukomera, ni gutera gukora byose, kuko ntabwo umuntu wawe ukuremye ahubwo ni Imana yakuremye. Izi ni impamvu wabayeho, niyo mpamvu rero ugomba gukomera kandi ukumva yuko ugashikama, yuko Imana iri kubera umuyobozi, ukumva yuko Imana ari yakwibaza mu byo ukora byose. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukibe kuko ni Imana yawe, nzajya nkuramiza niko nzagukomeza, kandi nzagukomeza ukuboko kwanjye kw'iburyo ariko gukiranuka kwanjye. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Yesaya 41 umurongo waho wa 10. Imana ikomeza kubana nawe kandi ikomeza kugenda mu biganza byayo, kandi ntugire ubwoba kubera yuko igufite mu biganza byayo. Ntiye kwemera yuko wagira icyo ubura cyose.